Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ibarinde kandi bakomeze. Turabashoje mwebwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi turabishimira ibihe byose uburyo mudukurikira, mwebwe bakanze subscribe, namwe mutarayikanda. Imana ibahe umugisha aho mutuye hose mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali, mwese turabashoje. Imana ibarinde. Rero uyu mugoroba amakuru atugezeho ni amakuru mabi y'uko RGB imiyoborere y'igihugu, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwatesheje agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi cy'itorero Zirafani Holy Church. Ni amakuru atugeza muri uyu mwanya, kuko nuko bari barafunze barafashe umuyobozi w'iri rusengero, bakaba babishyizeho akadomo. Akaba ari urusengero rwa mbere rumenyekanye ko rutazongera gufungura. Ubwo rero murabyumva. Rero hano imbere yacu dufite itangazo rya RGB rivuga ngo Kigali kuwa 18 Ukwakira 2024. Itangazo: urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatesheje agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi cy'itorero Zirafani Holy Church. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ubugenzuzi bwakorewe na RGB bwagaragaje ko iri torero ritubahiriza ibiteganywa n'itegeko, by'umwihariko zimwe mu mpamvu zashingiweho mu kwambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi iri torero harimo kubangamira amahoro n'umutekano bya rubanda, ituze n'ubuzima byabo, umuco mboneza, ubupfura, imyitwarire myiza hamwe n'ubwigenge n'uburenganzira shingiro by'abandi. Murumva rero bakunzi bacu mudukurikira ibihe byose, iri ni itangazo RGB yasohoye, yashyize hanze, rivuga ko itorero rya Zirafani Holy Church riyoborwa na Jean Bosco, ni ukuvuga ko ko barihagaritse burundu, ritemerewe gukora muri iki gihugu, ibyangombwa bakaba bayibatse. Urabyumva rero impamvu yabyo, n'ubundi buriya agiye gukurikira. Imana rero ibarinde kandi bakomeze ibihe byose mudukurikira, mukande subscribe, mujye mubona amakuru igihe cyose mufunguye telefone zanyu. Ngaho umugoroba mwiza, Imana ibarinde kandi bakomeze ibahaze ibyo mwifuza byose. Mwese n'abarwayi mukire mu izina rya Yesu, turabakunda. Bye bye. Ubusanzwe mwari kumwe na Blessiye ku Muremyi TV. Imana ibarinde kandi bakomeze ijoro ryiza, umugoroba mwiza.